dore imitima y'abantu imaze gukomereka, imitima y'abantu irangiritse, abantu ntibagishaka kwinjira mu nzu y'Imana. kubera iki? Ibikomere bicaranye nabyo. Abantu ntibagishaka kujya aho abakozi b'Imana bari. kubera iki? Haleluya! Yesu ashimwe. Ndabasuhuje inshuti z'umusaraba, ndabasuhuje abana b'Imana, ndabasuhuje inshuti zanjye zituye hirya no hino. Reka mbabwire ngo umwaka mushya. Ntabwo twari duherukanye undi mwaka washize, ariko ubu ngubu twongeye guhura mu mwaka mushyashya. Ni ukuri turashimira Yesu wabanye natwe, turashimira Yesu wadushoboje gusoza uriya mwaka wa 2023, akaba yongeye kudushoboza kandi gutangira 2024. Ni iby'igiciro. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro, kuko benshi ntabwo twari tuzi ko twabasha kuwusoza, ariko Imana yabanye natwe iradushoboza tuwusoza amahoro. Rero nari mbakumbuye, ariko reka tubaze dusenga Imana. Imana Data wa twese, Imana mu gihugu cyo mu ijuru, Imana ishoboye, Imana ihambaye, uri Data wa twese mwiza, urera kandi urakiranuka. Amasanga turagushimye, tugushimiye kuri Imana yabanye natwe, uri Imana yaturinze, uri Imana yaturengeye, uri Imana yabaye mu ruhande rwacu, uri Imana yadushyigikiye, uri Imana yaturwaniriye, uri Imana yaduhagazeho. Hari byinshi byahigaga ubuzima bwacu, hari byinshi byashakaga ko dupfa, ariko waraturinze, uraturengera. Twongeye guhura twese duhumeka umwuka w'abazima. No kuri nta gikuba cyacitse. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duhurira ngaha kuri kamera, tugiye kuvuga ineza yawe, tugiye kuvuga urukundo rwawe, tugiye kuvuga imbabazi zawe. Uwiteka tugwaye ikaze na karibu. Reka bari wowe ndaba ari twe. Twebwe Mana ntabwo twamenye icyo tuvuga, ariko nuvugira muri twebwe Mana. Ikiganiro kiratambuka gifite imitima kiri buze kubaka, gifite abo kiza guhumuriza mu izina rya Yesu. Senge buri muntu wese ugitega amatwi, unyemerere mukunzi muzima akuramo iby'umumaro, kandi bimukure ku rwego rumwe mugeze ku rundi, kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze, turagushimiye. Ni mu izina ryera rya Yesu dusenze twizeye, amen amen. Hanyuma Imana iba umugisha. muri hangane rwayemo gripe nyine yarateye, yabaye icyorezo, ariko kubera ukuntu nari mbakumbuye, navuze nti ntabwo ibyo ngibyo nkomeza kuryama kubera iyo mpamvu. Reka ze twongere tuganire nawe. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero, uyu munsi maze iminsi ntekereza ku rukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana, urukundo Imana dukunze, urukundo Imana yadukunze kuva tutararemwa. Yabwiye Yeremiya aramubwira ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe. Uru rukundo rw'Imana Yesu yadukunze, ndashaka kuvuga ngo mbese twebwe nk'abantu Imana yiremeye, nk'abantu Imana yishyiriyeho, noneho nk'abantu tuvuga izina ryayo mu kanwa kacu, uru rukundo ruhagaze gute? Wowe iyo ubirebye ubona bimeze gute? Iyo witegereje ukabona mu bana b'Imana, usanga urukundo bafite ruhagaze gute? Mbese uri kubona ari urukundo rwuzuye? Mbese uri kubona ari urukundo rushyitse? Ese mwebwe iyo mubyitegereje murabona nta kintu twakora? Niba koko Imana yaradukunze kandi ikaba yaradushyiriyeho kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu, kandi Yesu yaje mu isi azanywe n'urukundo. Buriya ubutumwa bwa mbere bwa Yesu ni urukundo no kubabarira. Imana ishimwe cyane. Ariko ndashaka kwibaza ngo kubera iki twebwe nk'abantu yereje kuvuga izina rya cyangwa kuvuga ijambo ryayo bimeze gute? Kubera ikindi kubona urukundo rwo gushira mu bantu, kubera ikindi kubona urukundo rukayutse mu bantu b'Imana, ntore z'Imana, twebwe duhamagawe mu gihe gisa nk'iki. Mbese twakora iki ku buryo abana b'Imana bongera kugaragaza urukundo Imana yadukunze? Ko mbona ibiri gukorwa biri kugenda bigabanya urukundo rw'Imana kugira ngo rugogere. Mashyari yarahagurutse mu bana b'Imana, nibo bari kwicana, nibo bari kurogana, nibo bari kuvugana nabi, nibo bari kwandagazanya, nibo bari kuza hano nta kindi kintu kibazanye, baje kuvuga bagenzi babo. Mbese ibyo muvugira Yesu zararangiye? Nta kintu mufite mwavuga kuri Yesu ko ari we buye ry'ibanze?
byararangiye byabashizemo ku buryo mwakumva ko muza kurwanira kuri kamera, mukaza gutonganira kuri kamera, mukaza birababaje nubwo simbizi niba hari abantu babibona kimwe nkanjye, ariko ntabwo byari bikwiriye mu bana b'Imana, ntabwo byari bikwiriye abantu bitirirwa izina ry'Imana. Turimo turatukisha izina ry'Imana ku buryo bubabaje. Njyewe maze iminsi hari ibyo nitegereza, hari ibyo ndeba, nkumva umutima wanjye urababaye, nkumva umutima wanjye ugize agahinda, nkumva umutima wanjye ugize amarira. Kandi ni ukuri ntabwo byari bikwiye ko twebwe abavuga izina ry'Uwiteka Imana mu kanwa kacu twagerekaho kongera kusenya ibyo twubatse. Yesu ashimwe cyane. Oya, birakwiye ko mwakongera kwibuka, mugasubira ku isoko, mukongera mukabaza Imana neza, mukongera mukayisobanuza, mukibuka intego y'urugendo. Birashoboka ko mwaba mwaribagiwe ijambo Imana yavuganye namwe umunsi yabahamagaraga. Nimba nta rukundo mugifite mwebwe, yaba uri umushumba, waba uri apotre, waba uri pasitoro, waba uri umudiyakoni, waba uri umuvugabutumwa, icyo uri cyo cyose upfa kuba uhagaze muri departema y'Imana. Niba nta rukundo ufite muri wowe, ndakumenyesha ko iso ari Satani. Ndakumenyesha neza ko umwami ukorera ni Satani. Uri mu mubare w'abandi bazahagarara Imana ikababwira ngo ntabwo nigeze kubamenya. Kubera iki? Ibikorwa byawe birahakana Imana muri wowe. Ibase niba uvuga ko usengera abantu, ukavuga ko ukoreshwa imirimo n'ibitangaza, kandi koko nibyo, ariko ku munsi wa nyuma, ku munsi wo gucibwa urubanza, ukazisanga urimbukanye n'abantu batigeze bamenye iby'Imana, bakoreye isi paka bagashyiramo umwete, bakihaza muri byo. Naho wowe wavuze ngo nguru umukozi w'Imana, uvugira Imana, bikarangira nawe urimbutse mu mubare w'abarimbuka. Kubera iki? Utahagaze mu mwanya wawe neza nk'uko wagombaga kuwuhagararamo. Use birakwiye ko abashumba muza hano muje gutongana kuri kamera? None se birakwiye ko abashumba muhagarara ari mwebwe muri kwandagaza bagenzi banyu, muvuga intege zabo? Bijya bibaho ko intege zabo te. None se nimba uri umushumba ukoze iki? Uramusanze basi musengere, basi se unyuze inyuma uramuhamagara ugati ibi wabikosora, yanga kukumvira. Ni iyihe mpamvu? Ni iki kiri kubatera? Mwaretse tukongera tugasubira ku isoko, tukongera tukarira, tukongera tugatakambira Imana, tukongera tugahamagara Imana koko mukuri ndetse no mu mwuka. Yesu mbabeshe, umutima wanjye urababaye, umutima wanjye wuzuye agahinda, umutima wanjye ufite umubabaro mwinshi ku bantu bavuga ngo bakorera Imana. Ntabwo bikwiye twe gukururwa n'imigati. Nibyo koko waraseze, Imana ikugirira neza, Imana iragutabara, Imana igukura ku rwego rumwe gushyira ku rundi, Imana iguhereza amafaranga wari ukeneye, iguhereza izo washakaga, iguhereza ibyo wifuzaga byose. Ariko reka nkubwire ngo ikintu kibari imbere y'Imana ntabwo ari imyenda myinshi wambaye, ntabwo ari imyenda myiza hano muza kwerekana kuri kamera. Oya, ahubwo Imana izareba iyo wambitse babandi bari hasi yawe batarabona imyenda yo kwambara. Iyo nifite iki? Nifite agaciro. Ntabwo iyo wambaye wowe ibara. Ntabwo Imana ibara imiceri urya saa sita na nijoro. Ibyo byose uri kwihazamo ni byiza, uri kutubwira ko yagutabaye, ariko se muri uku gutabarwa kwawe wowe ufashije bangahe bari hano hasi? Kuza kutubwira ko ufite amafaranga menshi nta bantu ufashije, ibyo ni zero.
ibyo ntacyo bivuze. Kandi nukureka mubwire birababaje ibintu birababaje, ibi bintu biteye agahinda. Ibi bintu sinibaza niba usenga Imana wamagana Imana ngo igutabare yarakubwiye ngo nigutabara none uzashyira akaguru ku kandi, ariko nyamara ibanga ryo gutabarwa nutabarwa buryo uzarushaho gushyira ivi ku rindi. Ntabwo ari uwo mwanya wo kuza kuvuga ababivuyemo, abasambanye, abanyweye inzoga. Oya, barahari nyine turabizi, ariko se niba bahari ukoze iki? Wowe ugihagaze ngo wirinde utagwa, none wowe uwumva ko uhagaze ukoze iki? Ubikozeho iki? Mushumba ubikozeho iki? Apotre ubikozeho iki? Mudiyakoni muvugabutumwa muhanuzi ubikozeho iki? Nyamara ni ukuri bishoboka twajya ku mavi tugahamagara Imana, kubera ko ibi bintu birarenze, ibi bintu bimaze gufata indi ntera, ibi bintu bimaze kugera ahandi hantu. Ndabizi harimo abantu batari buze kunyumva neza, ariko abafite umwuka w'Imana barumva icyo nshaka kuvuga. Abagifite gukunda Imana, abagifite gushaka Imana muri bo barumva icyo nshaka kuvuga. Inshuti zanjye, mureke tugire urukundo, dukundane nk'abana b'Imana. Nimba twese kuko twarabyawe n'Imana, turavukana muri Kristo Yesu, ako se niba tuvukana, birakwiye ko twatemagurana, birakwiye ko twaryana, birakwiye ko twavugana, birakwiye ko twakwiyandara kuko tubyumva. Njyewe numva igikuru ari uko ni ukuri twashakashaka icyo Umwami Imana ashima. Hari ijambo ry'Imana ni ukuri maze iminsi mbitekerezaho, buri muntu wese ararizi. Aleluya. N'umwana wiga muri Sunday school ararizi, ariko ndashaka ngo twongere turivugeho, ndashaka kurivugaho gatoya. Ni Yohana 3 n'umurongo waho wa 16 haravuga ngo, nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwana umwe rukumbi yakundaga, umwana umwe rukumbi yabyaye. Imana ishimwe cyane, irangije iratureba iratwitegereza, yemera kumutanga. Yamutanze bigeze gute? Ngo nuko inama mu ijuru yari iteranye igihe Imana yari imaze kwicuza impamvu yaremye umuntu, igihe ibyaha byari bimaze kuba byinshi cyane, ngo itangira kwicuza impamvu yaremye umwana w'umuntu, itangira gutekereza uburyo bwo kurimbura umuntu. Ngo ariko mu ijuru inama ziraterana. Haleluya. Ziteranwa no kugira ngo haboneke umuntu waza gucungura umuntu. Imana ishimwe. Mu bamarayika baraterana, mu bizima bine baraterana, ngo ariko habura uwabumbura igitabo, kubera ko icyo gitabo cyari kirimo imibabaro myinshi uwo muntu yagombaga kuzacamo. Haleluya. Ariko ngo Yesu aremera arakibumbura. Muri uku kukibumbura, Imana nayo ntiyita ko ari umwana wayo umwe rukumbi ifite, iravuga irabyemera kubera urukundo. Haleluya. Kubera urukundo yaremanye umuntu, iremera iramutangira, avuga ngo noneho birakwiye ko ajya kumucungura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu aramanuka araza aza gucungura umuntu. Ariko reka nkubwire ijambo nagenderaho nshaka kuvuga kuri iri ngiri, ni uburyo Yesu yatoranyije intumwa 12, muri 12 na Yuda yari arimo. Kandi Yesu yari abizi ko Yuda ari uzamugambanira, yari abizi ko ari uzamutanga agahabwa ibiceri akamugambanira, ariko ngo Yesu yamukundaga nk'uko yakundaga n'abandi bose. Haleluya. Urukundo nirwo rwazanye Yesu ahangaha.
Mana ishimwe, muzana hano ku isi, aca mu byo yaciye muzinageze, yambara ubusa, arakubitwa, aratotezwa, ajya ku musaraba arabambwa. Reka mubwire ikintu gitangaje kurusha ibindi byose, ni uburyo muba yagaburiye, muba yakirije abarwayi, muba yasuriye abarwayi. Aba nibo bavuze ngo ni abambwe, nyamara ngo basaba uwo bita Baraba, wari igisambo ruharwa, haravuga ngo abari ubamburwa, ariko Yesu agire gute? Abambwe. Haleluya. Ariko kubera urukundo Yesu yari afitiye bwene muntu, ibyo byose bamutwaraga nk'umwana w'intama ugiye mu ibagiro cyangwa ugiye kubagwa. Kubera iki? Urukundo rwari muri we. Ntabwo yemeraga ko umuntu yarimbuka, nta nubwo yemeraga ko umuntu yakwibagirana, cyane ko gutanga ibitambo byari bigoye by'ibyaha, bituma twese twinjira hera hahera, bituma umwenda utabukamo kabiri, ngo buri muntu wese ngo abasha kwigererayo. Ariko mu kwigererayo niki gitumye biduhereza uburenganzira bwo kwihumanya? Kwigererayo niki gitumye biduhereza uburenganzira bwo gutukisha izina ry'Imana, aho kugira ngo izina ry'Imana ryamamazwe, aho kugira ngo izina ry'Imana ryamamare? Bitumye ritukwa kubera uburenganzira bwo kwigererayo. Haleluya, haleluya. Ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye inshuti z'umusaraba. Ntabwo uburenganzira Yesu yaje kuduhesha kugira ngo reka nkubwire, umuntu winjiraga ahera hahera mbere, uzi ko bamuzirikagaho ikiziriko kugira ngo iminota batanze cyangwa se amasaha simbizi, nibabona bitirambiranye cyangwa bitize, baze kumukurura. Iyo nyine yagombaga kuba yaguye, ariko haleluya, bakurura bakumva kinyeganyeza ikirenge, bakavuga ngo aracyariho. Barishimye. Yesu asanga ibyo bintu bidakwiriye, aravuga ngo reka nemere njye kubabazwa, reka nemere njye kumena amaraso, biba igiciro cyangwa se ikiguzi gihoraho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ngo ku isaha ya saa 9 nibwo umwami Yesu yatanze, nibwo umwami Yesu yapfiriyeho, ngo isi ihinda umushyitsi. Wa mwenda warahera utabukamo kangahe? Utabukamo kabiri. Imana ishimwe cyane. Yewe Adeline wo kwa runaka basha kwigererayo, Yohana wo kwa kanaka basha kwigerayo, Petero wo kwa runaka basha kwigerayo, nande izina ryawe nawe rigereyo, kugira ngo ubashe kwigererayo. Imana ishimwe cyane, kugira ngo bitaza kugombera ababyi n'abatambyi, kugira ngo bitaza kugombera inuma y'intungura, kugira ngo bitaza kugombera amapfizi y'amatungo runaka. Yesu ashimwe cyane. Ahubwo nawe uze kubasha gushyira ivi hasi, hanyuma wigerereyo, hanyuma uhamagara Imana, hanyuma uyinginge, hanyuma uyitabaze, hanyuma uyihamagare, hanyuma ubashe kubabarirwa, ubashe kozwa ibyaha byawe ndetse n'ikindi bicumuro. Yesu ashimwe cyane. Ni ku ijambo rivuga ngo kuko Imana yakuze abari mu isi cyane, byayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ibaze kuba wajya mu mubare w'abarimbuka kandi nawe warahawe Yesu. Ibaze kuba wajya mu mubare w'abantu basota uriya muriro. Reka mbabwire, niba twemera ko ijuru ririho, haleluya, n'umuriro uriho, ibaze kuba wazajya mu irimbukiro ukajya kwatura muriro, kandi nawe mubo Yesu yaje gucungura, nawe wari urimo. Ntabwo Yesu yaje aje kurobanura, haleluya, ahubwo yaje aje gukura urukungu mu masaka. Yaje aje kubwira imbohe ko zibohowe, azaje kubwira abashaka imbabazi ko bababariwe. Haleluya. Reka mubwire inshuti yanjye, mfasha ukimara kunyumva no kundega amatwi, isubiremo, ubaze umutima wawe ngo mbese njyewe bagararanye gute n'Imana? Njyewe mbese shatse Imana gute? Niyo mpamvu wayishaka uri mu butayu, yamara kuguhereza umutsima ukarya ugahaga, hanyuma ukaza uje gukaraga ikibuno ugaragaza amataye yawe,
agakiza k'ubwimerere kamwe Imana yaduhaye, kamwe Imana yatubwiye, rya jambo yatubwiye tutarakizwa, rya jambo yatubwiye turi kuyishakashaka. Birababaje, birarishije, biteye agahinda kenshi kubona abantu bashatse Imana muva muyikeneye rwose, ariko muyishakaho imigati gusa, ariko mutayishaka kugira ngo mwamamaze ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi nyamara yaravuze ngo tugende mu mahanga yose, abazemera tuzababatiza. Nihe mpamvu watukisha izina ry'Imana? Nihe mpamvu warwanira kugira ngo ubone izo views, uzamuke koko uhembwe, ubona ayo madolari, ubona ayo mafaranga, ariko ukibagirwa intego y'urugendo? Nyamara bakozi b'Imana, mugira urukundo. Uyu ni umwitangirizwa mwiza Imana yatweretse, ni umwitangirizwa mwiza Imana yaduhaye kugira ngo tubashe kugira urukundo rushyitse, kugira ngo tubashe kugira urukundo rw'abana b'Imana, kugira ngo tubashe kugira urukundo, rwa rukundo n'unkunda nkagukunda, tuzabasha kuzamurana, ntabwo tuzabasha kugirana amashyari. Hoya we, hari ibintu byateye ngo byo gusubizanya hasi, ngo kwangizanya amazina. Reka mbabwire, ibyo ntabwo byari bikwiye mu bana b'Imana. Ni ukuri ntabwo bikwiye. Reka mbibabwire ngo ntabwo bikwiye mu bana b'Imana. Byari byiza ko twajya duhura tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, twumva dufite ishyaka ryo kwamamaza uyu watubambiwe, uyu watugiriye ku musaraba i Golgotha, uyu watugiriye ku musaraba i Nyabihanga, uyu bacumise icumu mu rubavu ngo rikavamo amazi n'amaraso, hayiwe akambara ikamba ry'amahwa. Byari bikwiye, ni ukuri byari bikwiriye ko twakongera kwemera, tukongera tukiyangaja, tukavuga ngo Yesu we. Nasomye ijambo ryiza rirambwira ngo niwe waduhamagaye, avuga ngo kandi amaze kuduhamagara aratwiyegereza. Nimba koko twegeranye n'uyu mwami wacu ntabwo ari uw'umuvurungano, mwami wacu ntabwo ari uw'intambara, mwami wacu ntabwo ari uw'imirwano, mwami wacu oya ntabwo ari uwo kugira ngo dusebanye, oya ntabwo ari uwo kugira ngo ntitumenye uburyo twitandukanya. Ni ukuri aba arabazi kandi nawe baramuzi, ijwi ryiwe bararizi kandi nawe ararizi, ngo niyo bahamagaye ibasha kwitaba kubera ko ararizi. Yesu ashimwe cyane. Ese ijwi ryawe riracyazwi n'Imana? Ijwi ryawe riracyazwi niyo guhamagaye? Ijwi ryawe riracyazamuka rikagera ku ntebe y'Imana, cyangwa rizamuka ari urusaku? Yesu ashimwe cyane. Nimba yaraguhamagaye, ntabwo bivuze ko hano uri buze kugira gute kwerekana ko yaguhamagaye muri mu makofi. Oya, ntabwo ari byo, ahubwo twongere dusubire ku isoko, twongere dusome ijambo ry'Imana, twongere twijireyo neza. Yesu ashimwe. Dore imitima y'abantu imaze gukomereka, imitima y'abantu irangiritse, abantu ntibagishaka kwinjira mu nzu y'Imana. Kubera iki? Ibikomere bicaranye nabyo. Abantu ntibagishaka kujya aho abakozi b'Imana bari. Kubera iki? Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bana ni urukundo, n'abayishaka bagomba kuyishakira mu rukundo. Hanyuma abashumba beza, nimwereke intama muyoboye ko mubafitiye urukundo. Hanyuma nama nziza, namwe mwereke abashumba banyu ko mubafitiye urukundo, bityo murabasha kwagura ubwami bw'Imana. N'umuturanyi wawe arumva afite ishyaka ryo kumenya Imana wamenye, hoya n'uwo mugendana aragira inyota yo kumenya Imana umubwira, kubera urukundo.
hanyuma ibikorwa byiza byawe birabasha kwerekana urukundo ukunda Imana. hanyuma wa muntu musangiye, wa mukene musangiye, wa mukene wambitse, wa mukene ugaburiye, mu by'Imana iguhaye biragaragaza urukundo ruri muri wowe, hanyuma nawe bimutera umwete wo kugira gute, wo gushaka Imana, bimutera umwete wo kwegerana n'Imana, bimutera umwete, haleluya, wo kumva nawe yavuga Imana, wo kumva nawe yakwegerana n'Imana. Yesu ashimwe cyane, haleluya haleluya. bityo turaza kubona umunyago biciye muri uru rukundo. Natwe ubwacu ntitwabaza gukundana tudasenyanye. Birababaje kuba abantu bakora muri kampani imwe ariko barwana muri ya kampani, barwanira kandi umubosi bakorera ari umwe, mwami bakorera ari umwe, ariko bakarwana. Ese murumva nyir'umurimo azabagumisha muri ako kazi cyangwa azagabanya abakozi? Reka nkubwire ngo ngiye gusoreza ku ijambo rivuga ngo Imana iri mu kazi ko kugabanya iki? Abakozi. Kubera ko mwaze kumva no kumvira, mwaraze rwose, mwarinagiye, nyamara mwicaye mu byubahiro byanyu, muzi ko yabahamagaye, muzi ko mukoreshwa nayo, ariko ku munsi w'urubanza reka mbabwire bizasobanuka byose ko wakoreye Imana cyangwa utayikoreye. Bizasobanuka byose ko rwose ko wahagazemo neza cyangwa utahagazemo neza. Ndashaka kubwira ngo usuzume, nanjye unisuzume, hanyuma ibyo turi gushyira ku karubanda ntabwo bikwiye, ahubwo tuvuge ibyo yaduhamagaye, tuvuge ibikwiriye hagati muri twebwe, bityo bizadushoboza kubaka ubwami bw'Imana, bityo bizadushoboza kubana nayo neza, kandi rwose dufite ishyaka n'umwete byo gukorera Imana yacu. Hanyuma reka dusenge Imana babwira ngo mukomere, kandi mukomere ku mwami, mukomera ku yabahamagaye. Sinabura kutongera kubwira abasubiye inyuma babwira ngo ese gukomera kwawe kuri he nuramuka uciwe intege n'uwo witwa ngo yakugwishije? Mbese ni Yesu wakugwishije? Nimukunde Yesu kurenza uko mwakunda ibindi byose. Nimumara gukunda Yesu, Yesu arabakundisha ababahagaze imbere. Hanyuma uguhagaze imbere nakugwisha mugani cyangwa se nagusitaza, urashaka kumenya ko ari Satani wanyuze muri we, hanyuma ubashe gukomera, ukomere kuyaguhamagaye, ukomere kuyagutumye, ukomere kuyavuganye nawe wa munsi wa mbere, ya tariki ya mbere, wa munsi yaguhamagariyeho. Imana ibahereze umugisha. Ngaho reka dusenga Imana, twinginga Imana idukomeze, twongera imbaraga mu gihe gisa nk'iki. Urera kandi urakiranuka, ushoboye byose, mwami w'abami, herega ntawasa nawe Mesiya. Twari turi kuvuga ku rukundo rwawe Kristo, kandi nyamara urukundo rushize mu bantu, kandi nyamara urukundo runamutse mu bantu, kandi nyamara urukundo rurarangiye. Turasenze cyane, twebwe abo wirengeye mu bise by'amaraso yawe Kristo, wongere tugarukeho cyane, inyenyeri yacu yongere yake, inyenyeri yacu yongere imurikira batarakumenya, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Wongere utwibutse Mana, twibutse intego y'urugendo, impamvu duhaye yakutwibagiza intego y'urugendo, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tubashe gukomera, tubashe kuguhamiriza, tubashe kukuvugira, mu izina ryawe Yesu Kristo. Twamamaza ubutumwa bwawe, kubera ko ariko ijambo ryari ritubwira twe kwiyamamaza ubwacu, twe kwishyira hejuru ubwacu, ahubwo tuvuge gukomera kwawe, ahubwo tuvuge imbabazi zawe, tubwire imbohe ko zibohowe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hayiwe Uwiteka, yemera mu gihe gisa nk'iki, wongere udukomeze,
wongera utugarukeho, wongera utwuzuza imbaraga, wongera usuka ububyutse mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. Gabanya umubare w'abarimbuka, wongera umubare w'abakizwa, hanyuma natwe tuzahagarara dushima izina ryawe, tuzahagarara tuvuga gukomera kwawe, tuzahagarara tuvuga imbabazi zawe, tuzahagarara tuvuga urukundo rwawe, kubera kuri Imana yacu bwite, ukabura umutabazi, ukabura ibyiringiro, ukabura agakiga k'amakuba. Mu izina ryera rya Yesu urakoze, turagushimiye kugiye kubana natwe kandi ukatugira neza muri byose. Ni mu izina ryera rya Yesu usezeraniye ko ubane natwe. Amina, amina.